ese guys, reka mbabaze kano kantu. Mwari muzi ko nta kure y'Imana habaho, nta na hafi y'Imana habaho, ahubwo habaho isaha y'Imana. Twebwe abana b'abantu turebera mu bihe, tukareba ibihe byashize, tukareba ibihe biri kuza turi guteganya, ariko ntitwibuke ko Imana irebera mu isaha. Isaha y'Imana iyo yageze ikora ibyo ishaka, tukisanga mu bushake bwayo. Uno munsi, ino saha, uno munota wakwisanga mu bushake bw'Imana ukababara, ukisanga mu bushake bw'Imana ukishima, ariko nyamara wenda we wateganya ibyishimo ugasanga urababaye. Kubera iki? Kubera ko n'isaha y'Imana yageze. Iyo isaha y'Imana yageze urishima, iyo isaha y'Imana yageze uranababara byashoboka, kubera ko umuntu cyangwa se umukiranutsi ntabwo atunzwe n'ibyiza gusa, ahubwo ibibi n'ibyiza ngo bifatikanyiriza hamwe kumuzanira ibyishimo. Wowe rero ndagusaba ngo utegereze isaha y'Imana, umwanya w'Imana. Nurangiza ujye ukora nko ku isaha, uvuge uti none ano masaha, kano kanya niki ndimo gukora? Ese Imana iramutse ishatse kungirira neza cyangwa se ije kunsura muri aka kanya, yasanga ndi mu bihe byayo, yasanga ndi mu isaha yayo, ibyo ndi gukora, ibyo ndimo, Imana iramutse ije kunkorera bitewe n'isaha yayo, yankorera neza, yansanga mu byiza, yakwishimira ibyo ndimo, yakwishimira ibyo ndi gutekereza, yakwishimira ibyo ndi gukora. Tujye turebera muri uyu mwanya, tujye turebera mu isaha, turebe kure ngo ejo nzakora gutya, ejo nzagira gutya, nakoze gutya ejo hashize, nagize gutya ejo hashize. No, none ano masaha, uyu munota urimo gukora iki? Uyu munota urimo gukora iki? Urimo gutekereza iki? Ni kuri gukora. Niwakorera mu isaha y'Imana, niwakorera mu isaha uri kumva ko nta ejo habaho, nta n'ejo hashize habaho, hariho none, hariho uyu munota, hariho iyi saha, uzokora ibikomeye kandi uzogera ku bikomeye.